Mbwiye ngo umuntu wese ukundwa n'Imana, umuntu wese ukundwa n'Imana, uruhande rwose waba urimo, icyiciro cyose waba urimo, igihugu cyose waba urimo, mbese intara n'umurenge n'utugari n'amasibo byo mu midugudu y'iwanyu, aho waba utuye hose, yambwiye ngo umuntu wese ukundwa n'Imana ni igihe cyo kugira ngo Imana yiyerekane ku buzima bwe. Ndibaza ngo mbese ubundi ko Imana imaze igihe twiyereka niyo bwije bugacya n'ubundi ko ariyo iba yatwiyeretse, kubera iki kuri iyi nshuro imbwiye ngo umuntu wese ukundwa n'Imana ni igihe Imana igiye kwiyerekana ku buzima bwe. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo mbwire abantu bayo ngo impamvu ari igihe Imana igiye kwiyerekana ku buzima bw'umuntu, ngo nanone kandi yambwiye ngo mbabwire ngo ni igihe umuntu wese afite ikintu kimugoye mu ruhande rwe, icyiciro cyose urimo, aho waba uri hose, ufite ikintu ubona kiri ku buzima bwawe kidasanzwe. Udafite ikibazo cy'ideni afite icy'uburwayi, udafite icy'uburwayi ararwaje, utarwaye afite izindi ngorane zitandukanye ngo mu mazina yazo atandukanye. Ngo umuntu wese arireba akavuga ngo mbese 2024 bimeze gute? 2024 ko tubona turushaho kwinjira mu mubabaro aho kwinjira mu munezero, ngo musenga 2023 ngo Imana yarababwiye ngo 2024 ni umwaka w'ibisubizo, ni umwaka w'amashimwe, ni umwaka w'ihumure, ni umwaka w'umunezero. Ngo ibyo byose Uwiteka bibabwiye murabyakira ndetse muranabyizera. Yambwiye ngo mbabwire ngo ariko benshi kugeza kuri iyi tariki ahigeze mu mazarabini fo enesta yazomeniasdre, kandi yambwiye ngo mbabwire ngo impamvu igiye kuboneka mu ruhande rwa buri muntu wese ngo nuko ibikugora n'ibikurusha bibaye byinshi mu ruhande rwa buri muntu wese, ngo kandi buri wese afite ibidasa n'ibyundi. Ngo niyo mpamvu mukwiriye no kumenya ko ngo igitabo cy'umubwiriza ibice 3 Bibiliya iravuga ngo habaho igihe cyo kuvuka n'icyo gupfa, hakabaho igihe cyo kurira n'icyo guseka, hakabaho igihe cyo kwishima n'icyo kubabara. Ngo ibyo bihe rero byasimburanye imbere yanyu, ngo bibatera ubwoba, mutangira kwibaza ngo mbese ibi bihe turabigenza dute ko tubona birushaho kugorana. Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo ni ibihe byo gusenga, ntabwo ari ibihe byo kwirirwa mushidikanya ku by'Imana yavuganye namwe. Topini stayigide vodra, ngo kandi nubwo ari igihe ngo kandi nanone ikindi gikomeye, ngo suku uyu mwaka udasanzwe, ngo suku utameze nk'indi myaka, ngo ahubwo nuko Satani yabateje kubura kwizera, ngo ateza abantu kwinjira mu ntege nke, abateza kwibagirwa iby'Imana yagiye ibakorera. Yambwiye ngo mwibuka hashize hanyu, nimumara kuyibuka mutekereze ku cy'Imana yagiye ibakorera mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Ngo ibyo nimumara kubitekereza wibuka aho yagukuye, ngo n'ahandi wabonaga ko hakomeye Imana igiye kuhagukura. Imana idufashe cyane. Le pere siredra tayabinifo wirisikaje ziniriyanse. Kandi Uwiteka yambwiye ngo mbabwire mbaze Imana ngo mbese ko tubona abantu benshi barushaho kugira ibibazo n'ingorane zitandukanye. Yerirambwira ngo rega umwanzi Satani niwe wahagurukije ibyo bitero kugira ngo abashe kubatandukanya n'urukundo Imana ibakunda. Ruta ya kide vodra, ariko Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo ntahandi nsinziri, nimugire kwizera gukomeye, muhakanire Satani, mumuhe ibyo yari yarababikije. Satani wakubikije kwiheba, Satani wakubikije kubesha, yakubikije ubusambanyi, yakubikije ubusinzi. Zari itegeko n'imbabazi Imana yakugiriye, na cyane ko ibyo ufite hari abatabifite, iyo famiye ufite hari abatayifite, uwo mugore ufite hari utamufite, uwo mugabo ufite hari utamufite. Imbabazi z'Imana nizo zakujeho, ariko nyemerera nyuma y'uko izi mbabazi zikugezeho nawe urashaka icyubahiro, urashaka kudapfa, bikoresha. Imana yari kuntumyeho ngo bishakishe gukora ibyiza udacogora. Niba ushaka icyubahiro wirwana kugira ngo ukigereho, niba ushaka kudapfa umva wikoresha imbaraga zawe cyane ngo ugerageze ngo wishakire inzira, cyangwa ngo uburinzi bukomeye ubwishakire ubwawe. Senga Imana igushireho uburinzi, kuko itakurengeye ntawakurengera. Maze iminsi ndumva ashaka kubikubwira, wa mubyeyi we, wa mugabo we, ndetse nawe twabakijijwe
bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV, mwese ndabasuje kandi mbifurije amahoro y'Imana n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana. Muraho neza, mumeze mute? Abari hafi na kure mwese ndabasuje kandi mbifurije ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Buri wese ahari yumve ko tumusuhuje, yumve ko tumwifurije ishya n'ihirwe, yumve ko tumwifurije imigisha yose ituruka ku Uwiteka Imana. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Joseline Evangeliste, umuhanuzi uko wamwita kose n'amazina y'uko byose Imana yabishyize mu mutima we. Muri kumubona kuri screen zanyu aritonze cyane muri kumubona, ariko tugiye kuganira ndabizi ko biri bugende neza. Reka ntangiye kandi muhikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Joseline, Karame, uraho? Umeze neza? yego. Haleluya. Amen. Amen. Amakuru ki? Amakuru ni meza. Umeze neza? Ndashima Imana. Kutishimye habaye iki? Ndishimye. Seka turebe ko Ndishimye. Imana ishimwe ko wishimye. Yego. Nabonaga wigize seri utishimye. Birameze neza. Amakuru ni meza ariko Yego. namara kurenza. Aracyandinze cyane. Haleluya. 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 Ubu nagwa promosi ugatera nk'eshatu. Niko barakore ngo mujye mugenda ati haleluya z'imirambararo. Icyacumi cy'imbavu. Yego. Twishimira kubana nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi n'igiciro kuba tukubonye, kandi twinye by'igiciro kuba Imana ishimye ko ifunguro rigiye kudutunga ry'ubugingo irinyuza muri Joseline. Tubishimiye Imana kandi tugushimiye nawe ko wumviye Imana ukemera kwibera igikoresho muri kano kanya. Murakoze cyane. Imana ishimwe cyane. Amen. Tutiriwe tujya mu bintu byinshi Joseline, mbabara umanza usenge. Yego. Kadusenge. Mana yacu, Mana nziza, ndagushimye nanone kandi naguhimbaje kuko n'isi yacu wayongereye, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Ndagushimiye kubw'abantu bose bakurikira ibiganiro bica ku Musaraba TV, izina ryawe nirishimwe kuko ukomeje kubarinda, ubwami bwawe nibushyirwe hejuru. Nyemerera utangirane natwe iki kiganiro cy'uyu munsi, ntaba ari nje ahubwo Imana igaragare hagati muri twebwe, ibyo ntumye ku bwoko bwawe unshyigikire kugira ngo mbashe kubisohoza nk'uko bintumye. Kandi umugisha umuntu wese uri kumva iki kiganiro, nuzacyumva uwaba atameze neza umuhe kumera neza, urwaye yakira igitangaza cyo gukira mu izina rya Yesu, uwumvaga babaye yakira umunezero, umuntu wese wari ufite ikibabaje umutima we yakire kugubwa neza kuko muri Yesu harimo igitangaza. Urakoze, ngaho bana natwe dushyigikire, ntabe ari umukozi wawe uri kuri kamera, ntaba ari umuntu wese uri ahangaha uteze amatwi iki kiganiro, ahubwo habe izina ry'Imana muri twebwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ishimwe. Ujye wumvira umwuka. Wumvira umwuka w'iz'urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Tunganira Imana, tunganira Imana ikuyobore mu byo ukora byose, wihutiraho niyirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja. Niyirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Tunganira Imana. Yego. Tuzi umutima. Icyo twabwira abantu nibatuza umutima, abafite ibibazo bitandukanye, afite intambara zitandukanye, afite uburwayi, afite ibindi bigeragezo mu buzima bwabo, nibatuza umutima biringira Imana, amaboko y'Imana aracyari gukora. Amen. Yego. Amen. Nzaza tukavuga kuri kamera.
yego n'ubundi baba bakumva Mm. uba wafashijwe ukanabwiriza baba baryumva abakunzi bacu abantu ngo bakomeje kureka amaboko kuki batambona waba babwiye Yego. impamvu ntaboneka nanjye ndimo ahubwo mu babyibaza Mm. kubera icyo utaboneka kuri kamera ariko ndiho nturi kunyumva se oya ndakumva ariko sinkureba Mm. eh Hari igihe ngiye kuzaza ni karibu kandi ndi kumva imana yagira ibintu biri kugenda irema by'ipatosi ukuntu imana ishimwe haleluya haleluya ndi kugenda ngwiza imbaraga buri imbaraga ntabwo zajya ku gipimo cya nyacyo ariko ndi kumpumeje kugenda ngwiza imbaraga nuko uwo mwana arakura agweza imbaraga Kugeza igihe? z'umutima kugeza igihe yerekaniwe mu Bisiraheli imana ishimwe nawe si uri gukura mu butayu nka Yohana ntawamenya ariko amaboko y'imana ari gukora imirimo imana igushyigikire kuba abantu bagukunda bakurikira ijambo ry'imana bumva ijwi batarakubona hari benshi baba bafite amatsiko yo kukumenya nanjye ntaraza kuvuga ubutumwa kuri iyi cano numvaga mfite amatsiko yo kumenya senepo n'indi yego ariko narakumenye wenda hari n'abandi batarakubona live uziyerekana ariko umbonye uko wanyekaga niko nsanze yego uko nagukekaga niko nagusanze bwaketse ibiri byo yego ngiye kuzaza niwahumure ndi kubona imbaraga zigeze ku gipimo cya imbaraga nyacyo z'umutima zirimo ziragwira uri hafi kwerekanwa muri Bisiraheli gusa abantu bajya bansengera n'abantu bankunda bose mbasaye umugisha muri kano kanya abajya bagusengera cyangwa abajya bagusengera hari abantu bajya banansengera bagati dusengera umusaraba TV turawukunda turanawusengera uyu usengera umusaraba TV nanjye ugumba ndimo yego mvugira ngo amen amen yego rero imana ibaho umugisha kandi imana turawakiriye turi benshi okay agiye numve ko wakira nawe urimo ariko menye ko gisengera kandi imana igumije Joseli hari ubutumwa nabyumvise mu isengesho ugiye guha abantu imana yaguhaye muri no minsi yego ngiye guha umwanya uhanura uko wategetswe ni byiza sibyo yego turirimbira kandi karirimbo nta kibazo turakarimbana numva uri mu mavuta rwose dore ibendera ya Yesu iramanitswe nguyaraje ahuru yacyo ngo atabarabe ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora amen haleluya imana ishimwe ndumva urimo guhanura mu ndirimbo imana iguha umugisha mesaje y'uyu munsi ndumva turimo imana iguha umugisha kandi imana iha umugisha abantu bose bateze amatwi ni uko nguko nashaka kwinjira mu kiganiro kandi ndumva tugezemo neza reka duha ikaze rero Joseline akomeze uko umwuka wera amuyobora amen nakoze ko mpikaze Yesu nawe aguha umugisha cyane mbanje gusuhuza inshuti z'ijambo ry'Imana kuko topiki ya buri munsi kuri nge ya buri gihe cyose nta kindi mba mbazaniye ni ijambo ry'Imana Imana intuma iciye mu ijambo ry'Imana ndi umuhanuzi ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko by'umwihariko mu ijambo ry'Imana harimo ubuhanuzi bukomeye Imana ibaho umugisha kubwo kudukunda no kudushyigikira mugakunda ijambo ry'Imana muhabwe umugisha n'Imana rero ni Joseline n'ubundi wabasuhuzaga Imana ibantera umugisha ntangira mbaha message Imana yabantumyeho Imana yambwiye ngo umuntu wese ukundwa n'Imana uruhande rwose waba urimo icyiciro cyose waba urimo igihugu cyose waba urimo mbese intara n'umurenge n'utugari n'amasibo byo mu midugudu y'iwanyu aho waba utuye hose yambwiye ngo umuntu wese ukundwa n'Imana ni igihe cyo kugira ngo Imana yiyerekane ku buzima bwe ndibaza ngo mbese ubundi ko Imana imaze igihe twiyereka niyo bwije bugacya n'ubundi ko ariyo iba yatwiyeretse kubera iki kuri iyi nshuro imbwiye ngo
umuntu wese ukundwa n'Imana ni igihe Imana igiye kwiyerekana ku buzima bwe. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo mbwire abantu bayo ngo impamvu ari igihe Imana igiye kwiyerekana ku buzima bw'umuntu ngo ni n'igihe Satani ashyizemo imbaraga kurwanya ubuzima bw'umuntu. Ijwi ry'Imana rirangije rirambwira ngo mbabwire ngo kubera ko ari igihe Satani ashyizemo imbaraga kurwanya ubuzima bwanyu ndetse akarwanya buri muntu wese ku ruhande rwe, ngo ni nta n'icyo gihe kigeze Imana nayo ikarwanirira umuntu wese ku ruhande rwe kugira ngo Imana ibashe kuboneka mu ruhande rwose wari uyikeneyemo. Imana idufashe cyane. Nanone kandi yambwiye ngo mbabwire ngo ni igihe umuntu wese afite ikintu kimugoye mu ruhande rwe, icyiciro cyose urimo, aho waba uri hose, ufite ikintu ubona kiri ku buzima bwawe kidasanzwe. Udafite ikibazo cy'ideni afite icy'uburwayi, udafite icy'uburwayi ararwaje, utarwaye afite izindi ngorane zitandukanye ngo mu mazina yazo atandukanye. Ngo umuntu wese arireba akavuga ngo mbese 2024 bimeze gute? 2024 ko tubona turushaho kwinjira mu mubabaro aho kwinjira mu munezero. Ngo musenga 2023 ngo Imana yarababwiye ngo 2024 ni umwaka w'ibisubizo, ni umwaka w'amashimwe, ni umwaka w'ihumure, ni umwaka w'umunezero. Ngo ibyo byose Uwiteka bibabwiye murabyakira ndetse muranabyizera. Yambwiye ngo mbabwire ngo ariko benshi kugeza kuri iyi tariki ahigeze mumaze kwibagirwa iby'Imana yavuganye namwe. Murimo muribaza ngo mbese niyo yavuganye natwe cyangwa ntabwo ariyo. Yambwiye ngo mbabwire ngo niyo yavuganye namwe, ngo kuko yavuganye namwe niyo kwizerwa, ngo naho yabitinze nta kabuza Uwiteka agiye kugaruka ku buzima bwawe. Wowe ubona ko hari igihe kigeze ukibaza ngo mbese ko natangiye uyu mwaka ndwaye, iyera yaravuganye nanjye ngo ni igihe cyo kunkiza. Yambwiye ngo nkubwire ngo ntabwo Uwiteka yabyibagiwe, ahubwo ukuboko kw'Imana kururukiye kuboneka ku buzima bwa buri muntu wese ku giti cye. Imana idufasha cyane. Tarabini fo enesta ya zomeniyanse dre. Kandi yambwiye ngo mbabwire ngo impamvu igiye kuboneka mu ruhande rwa buri muntu wese ngo nuko ibikugora n'ibikurusha bibaye byinshi mu ruhande rwa buri muntu wese, ngo kandi buri wese afite ibidasa n'iby'undi. Ngo niyo mpamvu mukwiriye no kumenya ko ngo igitabo cy'umubwiriza ibice 3 Bibiliya iravuga ngo habaho igihe cyo kuvuka n'icyo gupfa, hakabaho igihe cyo kurira n'icyo guseka, hakabaho igihe cyo kwishima n'icyo kubabara. Ngo ibyo bihe rero byasimburanye imbere yanyu, ngo bibatera ubwoba, mutangira kwibaza ngo mbese ibi bihe turabigenza dute ko tubona birushaho kugorana. Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo ni ibihe byo gusenga, ntabwo ari ibihe byo kwirirwa mushidikanya ku by'Imana yavuganye namwe. Topini stayigide vodra. Ngo kandi nta nubwo ari igihe cyo kwirirwa mwibaza ngo mbese n'abahanuzi baduhanuriye, mbese n'ababitubwiye uko bitari. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwavuganye nayo, ariko ikibuze ngo ni ukwizera. Kindi Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwavuganye nayo, ngo ariko ikibuze ubwo ari ukwizera kwari kwarabuze muri mwebwe. Ngo nimuzamure kwizera kuko amaboko y'Imana ari yaje gukora ibiruta ibyo mwebwe mwari murimo mushaka. Haleluya. Ngo kandi nanone ikindi gikomeye ngo suku uyu mwaka udasanzwe, ngo suku utameze nk'indi myaka, ngo ahubwo nuko Satani yabateje kubura kwizera, ngo ateza abantu kwinjira mu ntege nke, abateza kwibagirwa iby'Imana yagiye ibakorera. Yambwiye ngo mwibuka hashize hanyu, nimumara kuyibuka mutekereze ku cy'Imana yagiye ibakorera mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Ngo ibyo nimumara kubitekereza wibuka aho yagukuye, ngo n'ahandi wabonaga ko hakomeye Imana igiye kuhagukura. Imana idufashe cyane. Lopera siredra tayabinifo wirisikaje zininiyanse. Kandi Uwiteka yambwiye ngo mbabwire nguko ibyo byari bikomeye, uko wabonaga udafite uwo kubigufashamo, ngo Uwiteka niwe wabaye umufasha muri byose. Ngo niwe utajya ubura kuboneka mu byago no mu makuba, ngo yabaye mu ruhande rwawe. N'uyu munsi agarutse mu ruhande rwawe, aje kukubwira ngo wiha Satani urwaho, ngo umubwire ngo birakomeye, ngo ahubwo bwira Satani ngo yansindiye cyadihe n'uyu munsi ije kunsindira. Yambwiye ngo mbabwire ngo nimusezerere Satani n'intege nke ze, mumubwire ngo fata ibyawe, uwo twamenye ni Kristo. Helewiri staya zemeniyase. Mumubwire ngo uwo twamenye ntabwo ajya akoze isoni, kandi mumubwire ngo wavuganye natwe ibyo yavuze no kubikora aje kubikora. Imana idufasha cyane.
tope enestakide vodra. Kandi Uwiteka arimo arambwira ngo mbabwire ngo ikimenyetso cy'uko Uwiteka aje kubikora nuko umaze igihe udafite amahoro, aho uri ntabwo urimo urasinzira, uraryama ukumva ntuzi ikirere urimo icyo ari cyo, uraryama ugashikagurika, ngo ndetse hari n'igihe kiri kugera wakicura inshuro imwe ngo ntiwongere kubona ibitotsi. Ariko Imana ivuganye nanjye ngo ninkubwire ngo ni igihe ugiye kujya uryama ugasinzira, kuko ikurinda yo ntabwo igisinzira. Yambwiye ngo nubwo mwakibera amaso ntimwabibasha, ndetse nubwo warara utaryamye ntabwo wakirindaho n'akantu na gato ku burinzi Imana ikurinda. Yambwiye ngo nimuryame mwizigure, kuko ibabera amaso iracyahari kandi iracyabungabunga umutekano wa buri munsi ku buzima bwa buri muntu wese ku giti cye. Ngo niyo mpamvu udakwiriye guhagarika umutima, kuko iyo ngiyo yabanye nawe cya gihe yongeye kugaruka mu ruhande rwawe. Imana idufasha cyane. Amen. Elepaya siredra yeniwiritakide voje sininias. Kandi ngo Uwiteka ubwo agarutse ku ruhande rwa buri muntu wese ku giti cye, ngo n'igihe umuntu wese agiye kongera guhindura imvugo. Iyi mvugo ngo mwari murimo ngo byaranze, ngo ntibishoboka, ngo reka da, ngo nzewe, ngo ubirebye, ngo ahubwo ngo mbese ngo mufite imvugo z'intege nke cyane, kandi mufite gucika intege n'abizeraga ntibakiri kwizera, ngo kandi mufite kudendebukirwa cyane, ngo ku buryo mugabanyije ibihe byo gusenga. Ariko Imana yambwiye ngo nimwongere ibihe byo gusenga, kuko ukuboko kw'Imana kuje guterura buri wese ahantu yarari atabasha kwiterura. Mbaza Imana ngo mbese ko tubona abantu benshi barushaho kugira ibibazo n'ingorane zitandukanye, yari irambwira ngo rega umwanzi Satani niwe wahagurukije ibyo bitero kugira ngo abashe kubatandukanya n'urukundo Imana ibakunda. Rota ya kide vodra. Ariko Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo ntahandi nsinziri, nimugire kwizera gukomeye, muhakanire Satani, mumuhe ibyo yari yarababikije. Satani wakubikije kwiheba, Satani wakubikije kubesha, yakubikije ubusambanyi, yakubikije ubusinzi, ngo busezerere. Ure Satani ngo fata ibyawe, ngo nurangiza wizere, nyuma yo kwizera winjire mu masengesho. Iyo rivuganye nawe ngo nibwo igiye kuguhagurutsa mu kibaya cyose cy'umubabaro wari urimo. Ariko dobini stayigeda vodrere, ngo n'igihe Uwiteka azishyura amadeni. Uzi yuko ukora ugakora pe buri kwezi ukagira umushahara, ariko kwishyura amadeni ufite byaranze. Nawe wibaza ngo uko byagenze bikanga, kandi ufite umushahara usohoka buri kwezi. Imana yambwiye ngo iyo nyatsi abadayimoni bagiye bayizana ku bantu batandukanye, ngo hari ibintu byinshi Satani yagiye agabaho ibitero ku bwoko bw'Imana. Ariko Imana yambwiye ngo dore imitima ya benshi irahangayitse, n'uwo watekerezaga ko atababaye uwo nawe afite ikimubabaje, ngo mu cyiciro cyose urimo urababaye. Ariko Imana yantumye ngo mbabwire ngo uyu munsi Uwiteka agiye gutanga umunezero, kandi uyu munezero Uwiteka agiye gutanga ngo bizaba amashimwe mu mitima ya benshi. Kuko benshi n'ufite icyo yibwira ko afite ikintu gituma nta mahoro afite, ariko ngo noneho iki kibaya cy'umubabaro ndetse n'umuborogo dore marayika aje kukibambutsa. Noneho iki kibaya cy'amarira yari ari imbere yawe, marayika w'Umwami Imana aje kuya enepaya siredra heni wiritakide vodra, aje kukwambutsa iki kibaya. Wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa musore we, wa mukobwa we, ntahandi nsinziri. Yesu aravuze ngo senga kandi ugire kwizera, urekure ibyo wari ufashe bidafite umumaro. Haleluya. Wongere wambara imbaraga, Uwiteka kwambutsa ikibaya, kandi iki kibaya ugiye kwambuka hakurya hari umunezero. Niko Imana ivuganye nawe. Imana ishimwe. Amen. Tujye gusangira ijambo ry'Imana nk'uko Imana yabantumyeho. Turakoresha igihe gitoya, ariko icyo gihe gitoya kirimo message yawe. Imana ishimwe cyane. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho ni icya 10. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 34. Haravuga ngo Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka iramwemera. Amen. Imana ishimwe. Ngo Petero aterura amagambo akomeye,
ngo ayaterura mu mutima we aravuga ati ni ukuri menye yuko itarobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose aleluya umuntu ukora ibyo gukiranuka uwo nguwo Imana iramwemera. Imana idufashe cyane. Mu mahanga yose ahantu hose uri mu birere byose bine bigize isi aho hantu hose wicaye muri ofisi wirirwamo aho ukorera muri kampani runaka ahantu utuye mu mudugudu n'isibo mu murenge n'akarere n'akagari umva nshuti yanjye aho uri umva icyo Imana ishaka ni umuntu ukora ibyo gukiranuka uwo nguwo Imana iramwemera. ni umuntu ugerageza mu byo gukiranuka ni umuntu wirinda ikibi ndetse akatsanga ni umuntu ugerageza kwanga ibibi akamenya iby'Imana ikunda akaba ari byo akunda ngo uwo amahanga yose yaba arimo haleluya isi yose aho yaba atuye uwo Imana iramwemera. Heniwire tayaziminiyase do peresire drayi Imana ihimbazwe ngo ahubwo umuntu wese ubasha gukora ibyo gukiranuka. Nshuti yanjye kora ibyo gukiranuka nibyo Imana yemera. Gerageza ukora ibyo gukiranuka ni wowe Imana yemera. Niba ukora ibyo gukiranuka witerwa ubwoba n'ibikugose. Niba ukora ibyo gukiranuka witerwa ubwoba n'ibyorezo. Niba ukora ibyo gukiranuka witerwa ubwoba n'ibyo ubona bidashoboka ku buzima bwawe. Ahubwo niba ukora ibyo gukiranuka Uwiteka avuganye nawe ngo arakwemera. Petero ngo abitumwa n'Uwiteka aramubwira aterega nubwo bahagaritse imitima nubwo bafite ibintu bibahangayikishije nubwo amahoro ntayo bafite akaba babuze ibyishimo ubuze amafaranga ubura ibyishimo ubuze akazi ubuze ibyishimo uri mu itorero runaka hari ibyishimo udafite. Inshuti zanjye nibyo njya nkunda kubabwira ngo mu ijuru nta by'amadini n'amatorero basi ahubwo basi umuntu ukiranuka. Petero nta bindi adusobanuriye aratubwiye ngo nawe amenye neza yuko umuntu wese ukora ibyo gukiranuka mu mahanga yose yaba arimo mu gice cyose yaba arimo cyiciro cyose yaba afite uwo nguwo Imana iramwemera. Imana ishimwe cyane. Imana yacu igihe cyose waba urimo ukora ibyo gukiranuka Imana irakwemera. Igihe cyose waba urimo ukora ibyo Imana ishaka ni ukuri uri umuragwa w'ubugingo kandi ufite byinshi ubikiwe kuko twebweho turi abana b'Imana ngo uko tuzamera ntikurerekanwa ariko turabizi neza Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Imana ishimwe. Nkundira wowe ubasha kumva iki kiganiro ukora ibyo gukiranuka. Amen. Kora ibyo gukiranuka Imana irakwemera. Kora ibyo gukiranuka Imana irakwemeza abantu. Inshuti yanjye ntabwo Imana yabasha kwemeza abantu nayo ubwayo itarakwemera. Urashaka ko abantu bakwemera Imana itarakwemera banza wemerwa n'Imana nirangiza ikwemeza abantu kuko abantu n'ab'Imana niyakwerekana mu bantu y'ubwayo itarakubona. Haleluya. Banza ugerageze ugaragarire Imana neza. Imana ikurebe ikwishimire ikugira ikirato mu isi. Dufite urugero dufatiraho Imana yagize yo bikirato ibwira Satani ati uriya ni umukiranutsi ariko na nyuma yo kuba umukiranutsi afite akandi kantu keza abandi bantu badafite. Satani aribaza ngo mbese ni igiki aravuga ngo Imana iramubwira ngo Yobu ni umukiranutsi akarenzaho no kuba inyangamugayo. Amen. Iki ni ikintu gikomeye utavuga ngo njyewe ndagerageza ndakiranuka ariko kuba inyangamugayo nshuti yanjye biraharanirwa. Kuba inyangamugayo niwisanga muri karitsiye uri inyangamugayo ujye upfuka mubwira Imana ngo ndagushimye kuko warengejeho akandi kantu abantu badafite. Nabonye abantu bakizwa, nabonye abantu bakora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye ariko kuba inyangamugayo biraharanirwa. Nyemerera cyane mu mahanga yose urimo uba inyangamugayo, mu kazi ukora uba inyangamugayo. Maze iminsi nibaza ngo mbese inyangamugayo ninde? Inyangamugayo twayikura he? Ayiwe data wa Imana idufashe cyane. Biragatsindwa kuba waba uririmba, biragatsindwa kuba waba uri umurokore, biragatsindwa kuba waba usenga
ariko muri kampani ukoramo bashaka umuntu bashyira ku mafaranga bakamubura nshuti yanjye, bagashakisha bakavuga ati ariko umwizerwa ninde, twagira kontabule ninde, turamukura he, bakamubura kandi uri umurokore. Ubundi kuba umurokore ni igisobanuro cyo kwizerwa. Nyemerera cyane wizerwe, ube inyangamugayo mu bintu byose ukora, binyangamugayo. Waba uri umukozi wo mu rugo, binyangamugayo. Haleluya. Nyemerera ube inyangamugayo. Haleluya. Nyemerera ube inyangamugayo, wa musore we b'inyangamugayo, kubera ko inyangamugayo n'Imana ishaka ngo kuko mu mahanga yose, haleluya, abakora ibyo gukiranuka abo ngabo Imana irabemera. Gerageza ukora ibyo gukiranuka, Imana irakwemera. Kandi nyuma yo kwemerwa n'Imana, ndibwira ko abantu rwose bagomba kukwemera. Ariko nuharanira gushimisha abantu, Imana utarayinezeza, icyo gihe uzaba ukorera inyuma y'umurongo. Imana igufashe cyane. Wowe unyumva, wowe udukurikiye, wowe ukunda ijambo ry'Imana, ngo Petero aterura aya magambo aravuga ngo menye yuko mu mahanga yose umuntu ukora ibyo gukiranuka, uwo nguwo Imana imwemera. Imana idufashe cyane. Niba ukora ibyo gukiranuka akabisi itakwemera, isi ikabitakuza, isi ikabitakuza, ntabwo bikuyeho ko Imana itakuza. Niba ukora ibyo gukiranuka abantu bakaba batabizi, Imana yo yakumenye kera. Ubwoba n'ubwitsi, ahubwo icyagutera ubwoba nuko isi yabikuzi, Imana itakuzi. Ndaharanira nawe ndaguhendahenda uharanire kumenywa n'Imana, kuko niyo ikumenya ikaguha ubugingo, ikaguha umunezero. Naje gusanga twatunga byinshi, twagira byinshi, twabona benshi, twahura na benshi, ariko umunezero w'Imana utawufite byaba ari ubusa gusa. Imana idufashe cyane. Amen. Reka dusoreze n'ubundi ijambo ry'Imana mu rwandiko rw'Abaroma ibice byaho 2 dusome duhere ku murongo waho wa 7. Haravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Amen. Imana idufashe cyane. Abantu bose bashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Niba ushaka ubwiza, oya ntabwo ari amavuta nshuti yanjye, ntabwo ubwiza ari ukwambara neza cyane. Ubwiza bw'Imana, Imana itubwira ni ubwiza bw'imbere mu mutima. Iyo umutima wawe ari muzima, nukureba kubona mu buzima. Iyo umutima wawe ukeye, ukureba kubona mu ishusho y'Imana. Haleluya. Niba ushaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, bishakishe gukora ibyiza udacogora, bishakishe gukora ibyiza udahwema. Wakoze ibyiza mu kwezi kwashize, mu kwezi kuje uravuga atabona agiriye neza ntibayinyituye. Ayiweho ya nshuti yanjye, ntabwo bagomba kukwitura ineza. Si itegeko kuyikwitura, ahubwo iyi neza twebwe tugira tuyishakisha gukora ibyiza tudacogora, kuko nyuma y'iyi neza hari ibihembo Imana izaduha. Haleluya. Ibi bihembo nta bindi ni ukuzabana n'Umwami wacu, uzahabwa ubugingo buhoraho, naho isi itabikwitura. Shaka icyubahiro, ushaka ubwiza, ushaka kumenyekana, ushaka kudacogora, oya nta yindi nzira. Bishakishe gukora ibyiza udacogora. Wegera Imana cyane, wongera ibihe byo gusenga, witandukanya n'ikibi n'igisa nacyo, kuko Imana yo byari ngombwa ko mbyara, byari ngombwa ko mbona umugore, byari ngombwa ko ngira famiye. Ntabwo byari itegeko, ni imbabazi Imana yakugiriye. Na cyane ko ibyo ufite hari abatabifite, iyo famiye ufite hari abatayifite, uwo mugore ufite hari utamufite, uwo mugabo ufite hari utamufite. Imbabazi z'Imana nizo zakujeho. Ariko nyemerera, nyuma y'uko izi mbabazi zikugezeho, nawe urashaka icyubahiro, urashaka kudapfa, bikoreshe gukora ibyiza udacogora. Amen. Wicogora, wiretseraho, bivuga ngo abona agiriye neza nibo banyituye nabi. Nshuti yanjye, iyi neza ugira ntabwo uzayiturwa n'abantu, naho uyu munsi batayikwitura. Imana ifite umugambi wo kukwitura ineza wagize. Naho abanzi baba benshi kuri wowe, Imana ifite gahunda yo kukuzanira imigisha. Naho abarwanya imigisha yawe baba benshi kuri wowe, Imana ifite gahunda yo gusuka imigisha imeze nk'imvura. Witerwa ubwoba n'ibikurwanya, witerwa ubwoba
n'ibigusubiza inyuma, ahubwo shaka ibyiza. Niba ubishaka ukaba ushaka kumenyekana, ukaba ushaka kubahwa, kora ibyiza udacogora. Dore ibi byose wibonamo, dore ibyo byose wisangamo, nuko hari icyo wabuze imbaraga yo kwizera, wabuze imbaraga yo gusenga. Senga, ukore imirimo myiza, ugerageze usenge, ubane n'abaturanyi neza, ubane n'inshuti neza, abo musengana, abo mugendana, abo mukorana. Niba ushaka icyubahiro no kudapfa, bivuze ngo icyubahiro cy'Imana utagifite wanapfa. Udafite icyubahiro cy'Imana n'urupfu ruba rukwegereye, kandi udafite ubwiza bw'Imana ibyo wisiga byose ni zero. Udafite ubwiza bw'Imana ibyo ufite byose nta mumaro byakugirira, wasanga wararuhiye ubusa, ari nko kwirukanka inyuma y'umuyaga. Mubwiriza yarabivuze ibice bitatu, aravuga ngo byose ni ubusa gusa, ngo abyitegereje asanga ni ubusa, ngo asanga kwirirwa umuntu yirukanka ariko adafite Imana muri we asanga ni ubusa gusa. Asanga umuntu wese kwirirwa yirwanirira afite ibyo ashaka n'ibyo ashaka kugeraho, Imana itamurengeye ntacyo yabona. Aravuga ngo byose ni ubusa gusa, nasanze ari nko kwirukanka inyuma y'umuyaga. Nyemerera cyane inshuti yanjye, bye kukubera ubusa ibyo wirukankaho bibi by'umumaro. Ariko urabishakisha iki? Gukora ibyiza udacogora. Urabishakisha iki? Kubaha Imana. Urabishakisha iki? Gusenga ibihe byawe byose. Urabishakisha iki? Kugira urukundo. Urabishakisha iki? Gukura inzangano mu mutima wawe. Urabishakisha iki? Ko ugenda utandukana n'ikipe zose wari urimo zitarimo zikora ibyiza. Ukwiriye kugira intambwe utera kugira ngo iki cyubahiro no kudapfa ubihabwe n'ukuboko kw'Imana. Imana idufashe cyane, kandi ngo dore abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Nshuti yanjye, Imana yari ikuntumyeho ngo ubishakishe gukora ibyiza udacogora. Niba ushaka icyubahiro wirwana kugira ngo ukigereho. Niba ushaka kudapfa, umva wikoresha imbaraga zawe cyane ngo ugerageze ngo wishakire inzira, cyangwa ngo uburinzi bukomeye ubwishakireho ubwawe. Senga Imana igushireho uburinzi, kuko itakurengeye ntawakurengera. Maze iminsi ndumva ashaka kubikubwira, wa mubyeyi we, wa mugabo we, ndetse nawe wa mukobwa we, wa musore we. Hari ikintu turimo twibeshaho muri ino minsi, umuntu akavuga ngo mfite igikundiro. Iki gikundiro maze iminsi umwuka wera akinganirizaho. Niba ufite igikundiro umva iri jambo, ufite igikundiro koko simbirwanije, ukurebye wese aragukunda, uwo ari we wese aragukunda. Nshuti yanjye, ariko naje gusanga iki gikundiro iyo kitarenzeho ikindi kintu gikomeye ngo kirengweho igitinyiro, byanze bikunze iki gikundiro kizakubera ikigeragezo. Amen. Iki gikundiro kitariho igitinyiro ni ikigeragezo. Iki gikundiro kitariho igitinyiro ni urupfu ruri imbere yawe. Iki gikundiro kitariho igitinyiro, iki gitinyiro nta handi hantu wagikura uretse ku Mana. Iyo ufite igikundiro nta gitinyiro, ibitinyuka biraza byose bikakwinjirana, ibitinjirana abandi wowe birakwinjirana. Ariko iyo ufite igitinyiro urakundwa, ariko uko gukundwa hakaba hariho attention ku bantu bose bakureba kubera igitinyiro cy'Imana kikuriho. Nyumvira nshuti yanjye aya magambo Uwiteka kuntumyeho, wikirirwa wirata mu muhanda, wikirirwa uzenguruka. Naje gusanga iki gitinyiro kitakuriho. Ubwiza uramukanye mu gitondo uri mugenda, abantu bose bakubwira ngo uri mwiza, uraseye, imodoka iraza ikagukubita ukabura ibaziranye, uwo munsi ukarangirana n'uwawe. Haleluya. Ariko iyo ufite iki gitinyiro, ibiguhiga byose bica ku ruhande, ugakomeza ugatambuka. Ubwo bwiza bwawe, icyo gikundiro cyawe, saba igitinyiro cy'Imana kugira ngo ubwo bwiza n'icyo gikundiro bizakugeza imbere ahangaha hagiye kuza. Kandi imbere hagiye kuza harasaba igitinyiro gikomeye, kuko iki gitinyiro iyo kikugose ibiteye ubwoba
ntabwo bibasha kukwegera. Satani yahagurukije ibitero akabigaba impande n'impande. Mwuka wera aravuga ngo wowe uriho igitinyiro, nibigutinyuke. Ntabyo uzi byatinyutse abo muturanye, ntabyo uzi byatinyutse abo mwiganaga, ntabyo uzi byabatinyutse bamwe bagatwita inda zitateganijwe. Erega bari bafite igikundiro ariko igitinyiro cyari ntacyo. Ntabyo uzi biri mu ruhande utuyemo, ntabyo uzi biri mu nzira unyuramo, ntabyo uzi ko uri mugendana n'umuntu muri mu nzira mwese mwavuye mu rugo mwumva ko urugendo mugiyemo muri bugereyo, umwe akagwa mu nzira wowe ugasigara, agasitara wenda akavunika. Icyo nta gitinyiro cyari kimuriho, ariko ndaguhendahendera Imana ngo iki gitinyiro kimanuke ku buzima bwawe. Icyo gikundiro Uwiteka kigotesha igitinyiro. Haleluya. Mana idufashe cyane. Igitinyiro cy'Imana ndagusabira ngo kikuzeho. Iki gikundiro kizeho igitinyiro kugira ngo ukuboko kw'Imana kujye kugenda gucaha ibintu byose. Iyo kurimo gucaha ibintu byose bibi ngo ugende widegembya. Niyo abandi batinya ijoro wowe nturitinya. Amina. Haleluya. Iyo abandi batinya ngo aha ntihareba ntabwo tureba, ni mu nzitane, harimo imyobo, harimo amahwa, wowe uratambuka kubera ko igitinyiro cy'Imana kikuriho. Uravuga ngo naho ibishakisha byaba byinshi, ndabizi ko amaboko y'Imana mfashe. Haleluya. Ntabwo uterwa ubwoba n'iminsi yagoranye, ntabwo uterwa ubwoba n'ibintu bidashoboka, ahubwo niba ushaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, ubishakishe gukora ibyiza udacogora. Imana idufashe cyane. Tugiye gusenga Imana. Nshuti yanjye, ahantu hose basomye ijambo ry'Imana ngo Petero araterura aravuga ngo menye yuko mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka uwo nguwo Imana imwemera. Imana idufashe cyane. Wowe uri mu mahanga yose atandukanye, mu bice byose bitandukanye, kora ibyo gukiranuka, Imana irakwemera. Kora ibyo gukiranuka, abantu batakwemera, Imana irakwemera. Kandi umenye yuko Imana itarobana neza, ariko aragusaba ikintu kimwe gusa kiroroshye nshuti yanjye. Niba ushaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, bishakishe gukora ibyiza udacogora. Ikibazo ni uko gukora ibyiza twabiretse, ikibazo ni uko gukora ibyiza mubiretse. N'iki gitumye mureka gukora neza? Ngo abo twagiriye neza ntibayitwituye. Yera yambwiye ngo nimukore neza muziturwa. Uzabitura ni Kristo, kuko yabanje kubitura igikomeye. Amaraso y'umwana we niyo yabanje kubitura. Ngo mbese n'iki cyabatandukanya n'urukundo rw'Imana? Ni inzara se, ni ugukena, ni ubupfubyi se, ni ubupfakazi? Nta na kimwe cyabatandukanya n'urukundo Imana ibakunda. Nshuti yanjye, ongera buzura umwuka wera. Bwira Satani ngo menye yuko mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka, uwo nguwo Imana imwemera. Imana idufashe cyane. Imana irakwemera wa mubyeyi we, Imana irakwemera wa mugabo we, wa mukobwa, wa musore, wa mwana mutoya we, wa mukecuru n'umusaza we. Imana irakwemera niba ukora ibyo gukiranuka. Reka aho uri ubwira Imana ngo nanjye menye yuko utarobanura ku butoni, ahubwo menye ko mu mahanga yose, ahantu hose merereye, aho imiryango itazi indi, aho abantu batamenya, abantu nibaza ahantu wicaye, nibaza ikibaya cy'igisuzuguriro urimo, ariko Uwiteka aravuze ngo aho hose muri ayo mahanga urimo, muri ibyo bintu byose wifurugutamo, gerageza ukora ibyo gukiranuka, Uwiteka arakwemera. Haleluya. Mureka dufatikanye bakunze ibijambo ry'Imana, dusenge. Nje kubasengera Imana kuko Yera yambwiye ngo mbabwire ngo ni igihe cyo gushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, kandi ni igihe cyo kumwambaza hakiri kare, ni igihe cyo kwambaza Uwiteka hakiri kare, kandi ni igihe cyo kumuhamagara kuko ari hafi yawe ngo akwitabe, afate icyo gikundiro cyawe akirenzeho igitinyiro. Imana idufashe cyane. Mana turagushimiye. Enesta bini fobraini taiwa yasire. Turakunini bini staigide fodra. Turagushimiye wa munyamaboko we. Turagushimiye kuko dukunda. Urukundo ruhebuje rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho iteka.
gukiranuka turabigushimiye. Niyo mpamvu mu mahanga yose umuntu wese ukora ibyo gukiranuka uwo nguwo umwemera. Ntiwaturetse, ntiwadusize. Nyemerera ubu bwoko bwawe, aba bantu bawe bakurikirana ibi biganiro bica ku musaraba, nibongere buzure umwuka wera, bongere bahembuke mu buryo bw'umwuka wera, kuko mu mahanga yose barimo, mu turere n'intara n'imijyi, aho bari hose wowe ukora ibyo gukiranuka uramwemera Kristo. Ubwo umwemera abana bubemera, ubwo umwemera abana bubemera, bemeye kugucira bugufi, bemeye guhinduka, bemeye kuva aho hose habi, bemeye kurekura ibibi bari barafashe. Nawe unyemerere Kristo, nawe ubabere imbaraga zibashoboza, ubabere ukuboko kubafata kukabakomeza, kubera ko ushaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa abishakisha gukora ibyiza adacogora. Niyo mpamvu nabo bahisemo gukora ibyiza badacogora. Umugisha umuntu wese ukurikiye iki kiganiro, ndetse n'uzagikurikira ahabwa umugisha n'Imana. Ndasenze ngo umurwayi wese ahantu ari yakira igitangaza cyo gukira mu izina rya Yesu. Kandi ndasenze kugira ngo uwari ubabaye wese yakira igitangaza cy'umunezero mu izina rya Yesu. Kandi ndasenze kugira ngo umuntu wese wari ubuze uko agira, amaboko yawe arimo byose, nawe umwiteho. Ushonje umugaburire, ubuze aho kuba uhamuhe mu izina rya Yesu. Umuntu wese wisereye muri iri jambo ahabwa umugisha n'Imana, kandi amaboko y'Imana amukuriyo mu isaha aho yarari. Amaboko y'Imana amukuriyo mu mbaraga zari zimubose, abohorwe n'ukuboko kw'Imana. Urakoze, umugisha ubu bwoko bwawe, kandi uha umugisha umuntu wese uzumva iki kiganiro. Uha umugisha iyi cano Umusaraba TV, uyiha umugisha kandi uyizamure ku rwego wagambiriye kuyigezaho, kuko twebwe ntitwabimenya, ariko ni wowe uzi ibyabagirira umumaro kuruta uko twe twabimenya. Ukore nk'Imana, twebwe dusenze nk'abantu. Urakoze Yesu, kuko ukoze imirimo ikomeye mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom. Nimero ya telefone 078 91 22 425. Ndabakunda cyane. Shalom. Amen.